Yesu ugera ibintu bikagucanga se kakwikaragera ku mutwe. Yesu biba byanandembye mu maraso inzara ndumvira imirangije kandi inywera akantu. Yesu kugira ngo begurwa nzakunywa neshaka umugore azagenda agwiyo ngiyo ngo nzagenda ngo njye kumubwanga ze ngo twongere tubane azagwaye po wanzoga we nzakunywa mana we. Iwacu nta muntu wigeze yiyahura, iwanyu bariyahuye se? Cyanara kunotse wagiye kwiga waje ryari? Ine papa urumva ku ishuri banyirukanye kubera amafaranga ya school feeding. Reba ntagenda atiheshye. Ninzongera mu wa gatandatu utarishyura. Yesu Banyirukanye nyine kandi ubyuka winywera inzoga kuva mu gitondo reba nungu bivyutse wasinze. Ariko papa ubu ko kubona nziga koko nkarangiza ko ako wacana juganye amagambo. Ntagenda atiheshye. Papa nukuri ko Imana ndebera amafaranga nje kwiga. Unkuri amafaranga? Ubu nabona amafaranga nabara kwimwera ngo ngiye ngo najya ku. Reba amafaranga ubyuka unywera kuva mu gitondo ubyuka umukageza ni mugoroba. None si uko nzakunywa mana. Papa Muki reka nkubwire rero nimba agiye utazanyishyurira gihe nzatora abayobozi. Oye je nakomite bya insinya no ngwari ibigo ngo birihira abantu naye basakurihiresha jumenya ko so zandire kandi ufite data ebyo byaso njewe ntago ndiso. Yesu papa reka njye kuvoma rero ubwo nimba byanze n'ubwo ngubwo buretse cyane ho atora abayobozi cyane sinacyaye bakira kuvoma cyane ntago nzaba kwingenza gagenda Sako nzikaribwa yaduhe pe wayakira cyararahiye Yesu wanazigera tanga aradu kubera neza muraho ni karibu hani wanje rwose kwamuze he bica mu kwa nicara ndo nacha kabisa nehe muze tuje kwaka amafaranga y'umutekano rero dere musanze nimwe nimera kana byameze sawu cyane kabakana nimwe namwe banje ngiye burankunda abayobozi cyane rwose ibintu by'imitekano Yesu nimwe nacha muze ubona nawe kari byita iyo nzoga zazi bita imitsama umva durengetse fo fresh kabisa ngiye burarga nubwo shaje Umeze neza cyane ese ibintu by'inzoka rero jewe karaka nagukora cyaharwa gakoco numva ngo rwagacu mwimwe rwagakoco ntagenda atiheshye. umutekano rwagakoco mwana nacyose rero muzehe kunavugire nta bintu byo gutinda muze ko gashije kari karyoshye ikintu sana kituzanye mbamboje mu nakandi je buranje umuntu je ni ibintu byanje kabisa akara kagabo ariko arayaduha ubu n'inzoka yako karabo naho ubundi se na ni mumwe rwose sana je sano hano rwose inzoga sijibura nico kintu natenya mbambo cyane inzoga nakijibura cyari kituzanye hagataho na amafaranga y'iro fanga yiro gushaba ni mwasese bahaye inzoga munanyweye ibituma amajerekani y'ishizo amafaranga y'irondo osabase amafaranga uri butange y'iro hayo naba ngaho nije bica mu kwana naba Iwacu nta muntu wigeze yiyahura, iwanyu bariyahuye se? basigiye utatanga Tujije nako ndebanye usagira nabona amafaranga ndashe Ntagenda atiheshye. ebyo nako bidashamuje ngiye mu turakureka kandi baragukora ebyo nako bidashamuje watanze amafaranga bitara kusabase muze reka twigende amafaranga y'umutekano none se ngaga komanda ushinzwe uno munsi ariko ndabafunga n'ababyagiye nya Yesu ndatega mubwira aho ayo mafaranga mugenda muka niba muyarya we n'abara bamutekano urambira haje waba uturenganyije pe amafaranga ntabwo turi kuyabona icyo shinzwe si ukizi ndakizi niyo mwandika mu hano kuzayivana kwivanamo hano ndabyumvanye ko bagitiye hanyuma ajya yayo mafaranga rero amafaranga rero ikibura ni ukuyaha ariko se hari ikintu njya niba nawe nka komanda nguha imyenda ariko Yesu kandi nzayikwambura ndi mudinyika nohereje mudugudu nohereza umutekano ari akagabo bagiye kureba mukomere hanyuma amafaranga y'umutekano ari hehe abanyafuranga gitifu twabonye amafaranga bake ariko hari umugabo yadutsembe yarana Ntagenda atiheshye.
twabonye make bivuze ngo yishyize hejuru bakubita Sije no kudukubita yatugura imisaya. Jesus is nawe Lord. nimba ushaka kongera tugende umwirebe arakubita mbanze mbikubwira ariko se ko nuva mu mutwe inzoka cyangwa ungahite muri bya bikorwa ntagenda atiheshye Kabiri ntabwo tugakoraho. uyarazima Oya. navugishije nawe nagazima buri muramukata imyaka 10 inzoga ntabwo mwazinyweye hanyuma dukoze iperereza ahubwo reka tugende tujye kureba umusaza yatunaniye Nagari cyane. kandi ndere y'Imana rwaka gucurika nkubwira uranturananiranye twaguhaye ubuyobozi tukwizeye bantu ndebera twaguhaye ubuyobozi tukwizeye ariko ibintu uradukorera nawe Anya kuba ni mutubabare. Se bundi mwabonye angahe? mwabonye agazi ubundi wanamunga n'umutekano Turwasa zonyine. Jesus. akwiriye gutanga 3,000 nituruwasa 300 ariko si iyo nzererezi yitwa ndubundi iyo nzererezi babica mu kwaha gacibwa muntu ntagenda atiheshye guca mu kayira Kanze k'imbeba ndebe uretse kandebe ngo ndamufite muri raporo ibica mu kwaha dore ngo nagaje Yesu hashize imyaka ingahe harya mujye tuhagere dore hashize imyaka 2 adatanga amafaranga ye ahubwo twahagera tukayakorera impamvu sawa Animateur, Tabura Bie, Animateur, Karume Kwe, Animateur, Tabura Bie. Besa wajama turajya eti. ugera ibintu bikagucanga ese kakwikaragera ku mutwe uziko mu mutwe utari wongeye kunanira jewe mbona nanirana ariko je nisubiyo bazimuka nazoga mwe amwe inzoka nazoga mwe nayo mwe ariko nikake wakamwe gace wavuza Jesus. utene muzanga zaka gatu Beta tufite amafaranga y'umutekano maze nise ngaruka cyane kuko kunzana amafaranga beta tuzari teka maze maze mujo kwaje yemo tuzi akatugite ndani yana banza nguzi na yuki mbego mukuta hey wazo hu gabaza nawe umve nka wakoje anje nayo bari kujya wahezemo sha amafaranga y'umutekano imbere twivende ugiye gutekana nawe ishi abo bagabo bazi ngo mugenzi wiwe babaza inzoga baramwe nje nami mubwira ibimasi nyama n'abaguri araruguru Jesus. nyama rwose urudije ngo wanyana umusura someza atagira ngo nyirana ni umusura ngo wanyana naye abayifite ariko kari gateye adereka kagira kandi urakagatu abo gaciya koko utehano nashora kana kubeta umusura ako aradusomesha gishutu tubwatwazo ibyo byose yewe hano ndi ikigo kirera abantu kujya abayobozi bose bazanga bose bazaba mu kagari izinje inzoga zose nizanje Yesu umugabo rero n'undi yarananira reka tumureka agende ntaje kumureka gusa awuje panishe imitekano ndayishyura rwose kanye no kwijyana How come do we have this? imitekano n'ikiki akusa imyaka 2 irihirisa Jesus. umutekano No. yewe yakwishyura imitekano avuga ngo gishyura umutekano ngirundo gisiba akare baba keba abayobozi se ugera ibintu bikagucanga ese kakwikaragera ku mutwe twakubwiye What be this? What? no kumva nawe abikasi komanda No. waje kubonera yo mugabo nafunga n'amakenge ngaho Jesus. nakibirashe ubona amabyo bavuye Yesu kujyana muri gereza uzavamo wumva bagiye ugera ibintu bikagucanga ese kakwikaragera ku mutwe ugera ibintu bikagucanga ese kakwikaragera ku mutwe abakika ubagiye kufunga n'amabyo ahubwo nawe tuyafunga ubu inzoga ndayita Jesus. ya mituweli nani ari mwere sana ibi ni ibi Yesu mumene inzoga ntagenda atiheshye mushorera umuginga sha mushorera abanyarwanda reka twishyire kubahiriza gahunda mushorera umuginga bagiye ayiwe hano